agucanyeho umuriro umeze nk'uyu nguyu wo kugira ngo asiga kurangije akurambitse agushyize hasi ariko ujye usenga muri aya magambo ukora imisa duhamagare tugusengera Imana uduhamagare tugusengera pana kuduhamagara dusobanura twakubwiye nyaboneka ni byiza ko muduhamagara ariko niba nabikubwiye jye uhita ubyumva cyane rero bivuze ngo iyo shit terrible imaze kubaho bana abantu bisha muri shit terrible barafata salary yareba ko mundi kujya kuri banki bimariye kuko umushahara ugisohoka ahita bara yabara gasanga nubundi cyagiye kugeraho gitandukanye zibindi yazanwa maririki agakuramo inza agakuramo ibyo kurya agasanga kandi nturibugire bene wanyu babaye bantu bivamo noneho kandi ntiwabwira bene wanyu ngo dusinkora ubwo nakubwira mitiweli uteri nafite atereka bana waraturiye ageze kigarura twibagira uko nawe ntariho nta buzima nta cyerekezo yarahurudutse aramanuka nta rutangira so nicyo bisobanura umwuka w'iki wo kurota umuriro ushobora kuba utarawurose ariko ubuzima urimo uyu munsi wa none nabwo bugaragaza nk'aho ari umurimo ari umuriro urimo cyane umuriro wakwakiye abantu baguhagurukiye isi yaguhagurukiye biragusaba ko utanga imbere yabo ukagenda ugaca rwa ruhavu twavuze ugatandukanya ibintu kugira ngo hashye ari kugira abasigaye nkuko marayika yabwiye Yesu yabwiye marayika w'itorero umwe ngo komeza ibisigaye bigiye gupfa nubwo abera ministry na Bibiliya mu rugeze urahagarara twavuze ngo yitware muri buto aho twaye Imana nihirinda ubundi Imana ye ntifosinga nubwo abera ministry Rwose mu rwo burwa ngo nivuga ngo Rwose izo nzozi akenshi inzu yawe ishobora gushya kuzamo ibyago gutandukana kuba mwashakanye kutumvikana hagati aho ngaho urebye ku bitaro urebye nko ku iduka rye washyizeho n'ubundi byose uzasanga buri gihe bishobora gufatwa n'umuriro ariko atari umuriro uyu nguyu tubona waka aho ngo hagiye kuza ibyago kuba ibintu byahirima kuba bakwiba it means ni ibintu bije ariko bifite imbaraga zo kurwana nawe sinzi are you getting me? Yes I get you. So numva ngo nizere ko ari kunyumva bankurikiye tumo tuganira Manuel ari ku ruhande ariko umunsi nshaka tuganira ngo uramutse nubwo abera ministry mu makuba nta muntu tubona amakuba y'ideni bavuga ko uri umwambuzi amakuba yo kutandukana n'umugabo bavuga yuko nubundi nabwo utarushobotse icyo twita amakuba ni ibibazo umuntu abanamo nabyo akicanamo nabyo agakorana nabyo akabura support nuwo musenganya aragusuzuma Yes, reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko tubana ku bumwe bw'abera ministries umunsi ku munsi. Imana y'amahoro igiye ibaha umugisha kandi bishimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba warakoze subscribe Imana iguhe umugisha. Niba ukurikirana ibiganiro ndetse n'amateraniro atambuka live kumwe bw'abera ministries buri wa kabiri wa kane wa no ku cyumweru nk'ibisanzwe ubundi ukagubwa neza ukabana n'abaramyi ukabana n'abavuga butumwa bagiye batandukanye. Imana y'amahoro ikwishimire cyane 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 cyane. Yego mushumba muraho neza yandaho ndashima Imana ndanezerewe Imana iri mu ruhande rwanjye n'ubwo abandi bose kandi dushimira Imana igitwemerera kureba undi munsi udasanzwe. Haleluya. Kuko ejo bundi mvuga ngo ubundi ahari ahacu n'uyu munsi burya ejo ntabwo wakamera ko ari ahawe ariko bihageze n'ubwongera ugashimira Imana again. Kubera iki bavuga ngo ejo ntabwo ari ahacu? Kubera iki bavuga ko ejo atari ahacu? Nuko utazi kuri buhagere kuhagera ni ubuntu bw'Imana. Abantu bari mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba umujyi wa Kigali ntara gatatu y'abadiaspora abantu mwese mukunda mushumba abantu mwifuza yuko mushumba yakomeza kwaguka mukabana nawe mugahagararana nawe mu mavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka aho cyane cyane tubyexposeriza kuri kumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Haleluya mushumba. Amen 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 amen. Yes, nsuriza bano bantu bari bagukumbuye.
ndashuhuje cyane abantu mwese mpereye ku bari Kicukiro, mpereye no ku bakozi bose n'abakorera ngaha kuri Sport View Hotel, aho baduha umwanya tukisanzura, haba muri jardin, haba mu mazu, haba ahantu hose. Imana ibaduhera umugisha. Nongeye gusuhuza abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi, abone n'abarundikazi n'abandi bose bavuga ikinyarwanda babyumva kimwe, n'abakurikirana amateraniro yacu ya online, bakurikirana cyane ku wa mbere saa 11, ku n'igice ku wa kane saa 1 noneho no ku cyumweru isaa 9, baterana natwe kandi bakishimira byiza. Turadukora dushimiye abantu bose bakunda gusobanura inzozi biciye kuri ubumwe bw'abera ministries, kuko harabanyandikiye bamwe bambwira bikomeye cyane, bavuze gusobanukirwa inzozi bakazumva bakanasobanukirwa bakumva ibirenze cyane. Nk'umudamu wambwiye ngo yarose bamwogosha umusatsi wose ushira ku mutwe, ndambwira ariko nabisobanura ati numvaga ntabyumva neza uko mbyifuza. Mwese ndabashuhuje, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari Burayi, Australia, Imana ibamera umugisha. Hanyuma reka mvuge ikintu kimwe cyonyine gusa, nshuhuje na Manuel n'umudamu. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane mushore mwana w'amahoro, bishimye cyane. Mwatangira dusenga noneho tukaza gutangira ikiganiro turi mu mavuta kandi amateka ubuzima bugahinduka. Turagushimye Imana yacu ko twemereye kuba hano kuri gahunda, kandi turagushimiye ko dukunda n'Imana Imana. Kuri uyu munsi wa gatanu uri Imana yacu, tugiye gusobanura zitandukanye nyinshi zinyuranye. Mwamubane natwe mu buryo budasanzwe, kandi ukomeze dufashe uturinde imbaraga mbi z'abadayimoni n'imyuka mibi yose yadutera, ahubwo twemereye guhagarara mu bushobozi n'ubutware no kwinjira mu mbaraga z'amasezerano n'amasengesho kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mushumba mwatangira nk'uko isengesho tubyumvise, uyu munsi tuhere hehe noneho sasa? Ni ukuvuga ngo ndashaka ko impamvu nahisemo ngira ngo n'abakurikira umwe bw'abera bajye babyumva, ku wa kabiri no ku wa mbere no ku wa gatanu ni inzozi. Ku wa kabiri, ku wa mbere no ku wa gatanu ni inzozi. Ni inzozi gusa. Waruvuzemo ku wa kabiri. I'm so sorry, nabyibagiwe. Hanyuma ku wa gatatu no ku wa gatandatu ni ugusobanura ibijyanye n'imivumo na karande. Abantu bakabisobanura. Noneho hasigaye rero ku wa kabiri, ku wa kane no ku cyumweru ni imbaraga n'amavuta. Uzacikwa ntuzatubaza. Oya, ntibonye ku ejo byari bimeze se. Ejo hari umuriro waka noneho, kandi twanye umuvuga butumwa mwiza. So nuko turadukomeza aho tugiye kujya dukora, ikaba ari ministeri igomba kubisenga kandi dukurikirana, no kuzategura amasengesho y'umuriro rwose, ariko abantu babimaso bitegura. Uyu munsi wa none rero nifuje gusobanuza, ariko ntabwo ndi bugiye mu byo abantu batwandikiye gusa. Ndabashimira ko batwandikira, ariko no kwandikira ibyo bamushubije. Yego, byo wamushubije rwose cyane. Akabika ngo mushuma ngo ntabwo nasobanukiwe, ngo kurota ngo bakogosha. Kandi already mu kiganiro kurota barya ibigori. Niyo mushaka gusubiza umuntu uri mu gihugu cya Uganda, wanyandikiye ambwira ko nshamusobanura inzozi, ngo yabonye ngo iwe hashyanga naje ashaka urugo rwararubura ntiyarubona. So mundi niyo mpamvu ngiye guhera kucyo twita umuriro mu nzozi. Kurota umuriro waka muziko mu nkwi hose, mbega ikintu cyose cyerekeye n'umuriro. Rero no kuvuga ngo iyo urota umuriro mu nzozi zawe, bisobanura ko ibyago n'amakuba bigusatiriye. Umuriro karoba ngo yabonye umurongo agira ngo Pantekote, reka yaho. No kuvuga ngo ni ibyago n'amakuba n'ibindi bigusatiriye. Mbere yuko nsubiza uwo mwene data wa Uganda, reka mansobanure kurota umuriro d'abord. Tuvuga ngo mu nzozi zawe, iyo uramutse urose umuriro waka, ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cyerekana yuko ari ibyago bikugendereye n'amakuba. Umuriro buri gihe ni ikimenyetso cy'urupfu cyangwa cyo gusenyuka. The fire is a synonym, ngo umuriro cyangwa umuriro c'est le synonyme y'urupfu cyangwa se kiza gusenyuka. Ikindi bishobora ko ari ibyago n'amakuba bigaragara kuri wowe. So no kuvuga ngo iyo tuvuze ngo la fe umuriro, c'est le synonyme yo gupfa cyangwa se ni kinyuranyo, cyangwa ni ibijya gusa n'iki synonyme ko ni guhuza, nyine birahura, cyangwa no kugira ibyago, ibiza, umwuzure, gusenyuka n'ibindi. So bivuga ngo urose umuriro automatically uburose neza ibyago bigusatiriye kandi bikwegereye. So rero nuvuga ngo mu nzozi y'urose ibyo bintu
akenshi na kenshi bijya bigaragara urose muri ubwo buryo ngo nivuga ngo urose izo nzozi akenshi inzu yawe ishobora gushya kuzamo ibyago gutandukana kuwo mwashakanye kutumvikana hagati aho ngaho urebye ku bitaro urebye nko ku iduka rye washyizeho n'ubundi byose uzasanga buri gihe bishobora gufatwa n'umuriro ariko atari umuriro uyu nguyu tubona waka aho ngo hagiye kuza ibyago kuba ibintu byahirima kuba bakwiba it means ni ibintu bije ariko bifite imbaraga zo kurwana nawe sinzi are you getting me? Yes, I get it. So numva ngo nizere ko ari kunyumva bankurikiye turimo tuganira Manuel ari ku ruhande ariko umunsi ushaka ko tuganira ngo uramutse urose umuriro noneho umurike bivuze ngo nibiza n'urupfu n'amakuba ariko bije byihuta cyane ko wabonye ko iyo umuriro wafashe inzu shaka upfa kuzimya si ibintu biri hafi ahangaha hasaba n'izindi mbaraga zindi rero sasa nuvuga ngo icyo gihe umaze kubirota aho ngaho rero akenshi umuriro usobanura ko ukwiye kumenya ko n'umujinya cyangwa n'uburakari bwa Satani n'abadayimoni n'imbaraga z'abarozi ariko bagambiriye kukubuza ibintu ndetse no kugusenya completely kuko inzu yihiye nta kisiga n'umuntu arimo ahiramo urumva kuko umuriro utwara byose ugatwara n'ibisigaye ugafata ubuzima ukabushyira hasi ukaburangiza umuriro ntutinye iduka rya miliyoni 100 ibyo kuzanahomba utazanakira nta kibazo iyo urakubita ukasenya ukadestroying ibintu byose ugasenya ibintu byose ugasanga umuntu abuza ahantu ahagarara so rero ikintu cyo kisaba ni ikintu uvuga ngo wowe ubwawe yumaze kurota bishoboka yuko umwanzi cyangwa abanzi bawe batangiye procedure buriya rero tuganira ntundebe niyo macikine kuko navuga ndi giye nushaka ko tuvugana gira ka telefone yishyire ariko ndi gusoma izindi nzozi ariko buzihora ngiye kubwira ishyashya ntabwo dusubiza abantu umunsi wa none ko ibintu turimo tuvuga biri very important kandi ugomba kwibariza nk'abantu kugira ngo babyumve neza cyane kuruta uko babitekereza no kuvuga ngo icyo gihe bisobanura ko hariho abadayimoni abarozi n'imbaraga mbi bari muri procedure kandi bakugeze kure kugira ngo bagushyire hasi yego rero nta kindi uri bukore umwanzi wawe ntabwo ari busy your enemy is not busy he's already to destroy you numva neza ku buzima bwawe ku bukire bwawe ku mibereho yawe ku bana bawe ku byo ukora ibyo utekereza nawe uhagaze nk'uko umuriro iyo watatse wonye ko umuriro urakwataka bye buriya kugira ngo nk'ishyamba rihiye bwamanwa ndakusinka kubaza utazagura n'ikibazo cyangwa ariko urabizi ndabizi urakuze cyane nk'ishyamba rihiye warizimya gute nta kizimya mwoto nta za modoka zihari no gutereramo amabuye n'ibitaka uzi ko ubonye amanota atatuma wimuka wakora repeshage ni ukuvuga ngo iyo ari nk'umurima w'ishyamba uhiye ujya gutanguranwa warangiza ugahita utandukanya ugahita ucamo nk'ikintu ku buryo bya byatsi bidakongeza ibindi byageraho haruye ugahita uzima umuriro nuko bazimya ishyamba bantu badafite ubushobozi nk'abakire bashyiramo n'indege n'iki byose bigakunda ariko kuzimya neza umurimo wahiye nta kindi wiruka ukajya imbere ho mu rutagufata mugahita muharura mugatandukanya ibiti byaho n'ubutaka bwabo iyo ugeze aho ubutaka uhituzimanye nkuko n'undi bitaka bimennye mu muri ruzima nivuga ngo ubundi ikintu gituma ishyamba rishya nuko rihereza ibindi byatsi bihereza ibindi byatsi bihereza ibindi byatsi bihereza ibindi byatsi bigenda bihererekanya bikaza kugera kuri riye y'umuriro ugeze ari tuzima inzu ko umuntu azimisha ibitaka niho nabonaga ishyamba ryose ntibyashoboka iyo nayo ni ariko uwo niwe mwanzuro wanyuma wo guhagarika ibi ishyamba mu gihe cyose utifitemo kizimya mwoto udafitemo indege udafite nk'ibizimya umuti wa mbere nko mu ishyamba hari ibyatsi nuko mutanguranwa mugaharura mugatandukanya nk'umuruza ukongeza undi kuko ubundi burya ibyatsi bikongeza ibindi kigakongeza ikindi umuntu ugakomeza ukagenda uko nguko niyo mpamvu niyo mpamvu n'inyamaswa yihishe mu mwobo bidashobora gushya ko bitwika harya hejuru so rero turi kuri izi nzozi ni ukuvuga ngo umuriro ugaragara ni ikimenyetso cy'uko dayimoni agiye kuguhererekanya ko bahererekanya agapira ubwo ni ukuvuga kugira ngo bahererekanya cyane tambuka bajya imbere uhita ukora cut off
urabona nko kubakina uzabone njya nkunda kubona amakipe kunakina ntabwo uhagarara mu izamu ngo utere muri ndege utapfa gukundira ariko umwaguhereza ndagaguhereza ucenga ndagaguhereza bakagushuka bagutsinza igitego ni nako rero iyo urota umuriro ni nkuko bimeze umwaguhunda ndakaguhundi ku buryo bakurangiza bakagushyira hasi biragusaba rero ko ugira imbaraga zo mu mwuka ugatambuka ukajya imbere ugaca wamuhora nta kindi gituma uca wamuhora ni ibintu bitatu navuze kuva kera ni agakiza wibitsemo ni ugutanga igitambo gifite imbaraga no guhagarika uwo muriro ufite ubukana uteye ubwoba niyo mpamvu umuntu wese ufite assurance ku iduka rye ku bintu bye ntabwo yakwirirwa rwana bavuga ngo reka baze ngo bagire gute ko n'ubundi aba yarishyuye ukazishyurwa nyine arazimya akarokora ibintu ariko ubundi ntameze nka wa muntu udafite assurance aho twabonyeje ubundi baribonye yenda uzabishyira mu ifoto simbizi hariya mu gakiriro hashya imbaho zaraho ibintu byose birashya birajya uwahombye yarahombye uwasubiye ku isuka yagiye ku isuka umuriro ugusubiza munsi y'isuka no hepfo y'isuka na kure rero bisaba rero ko wigira imbere ugatanga imbere ababisha bawe warangiza ugahariraho mu rutazahura n'undi ukisepara n'izo mbaraga mbi ukoresha ubwo buryo ugakumanuka kugeza munsi y'umuhino n'umuhino nawe ntunawubona ahubwo uramanuka ukajya munsi y'ubuzima aho ubuzima budashoboka kandi by'ukuri warakoze waravunitse kandi umuriro ni ishyano umuriro ni ishyano uragatsindwa ntabwo wita ku gihe wamaze kuvunikira ibintu byawe umuntu ashobora kumenya imyaka 15 akora 20 akavuga ati nanjye ngiye kurya umuriro utireka nze nkwereke suko babigenza burya abantu benshi batwikisha amazu abandi bakitwaza ngo ni gaze abandi bakitwaza ngo ni byabaye ndaye bambwira ngo ni ikimenyetso cya dayimoni cyo guhombya abantu no kubabaza umutima bakabashyira hasi niyo kizimyamwoto se nibizimyirwaho rwahiye uzarubarishamo iki mashine yese zogenza gute sango no umuriro waje ngo wabaye mwinshi ntabwo ari umuriro wabaye mwinshi ni dayimoni higa business ye kubera iki ntiwigeze uyereka Imana watangiye gucuruza wubaha Imana utangira gucuruza utanga icyacumi n'amaturo ugeze hagati umva ntukibishango n'ya pasiteri barya ukagira ngo mbere ntiwari uzi ko n'ubundi babirya muri segeze ubona Imana iza gutora amafaranga mu giseke hari ibintu abantu bakora kamone aho kagenda avuga ariko ubu ngubu reka kumwe bwabera twegeje abantu boke mu bitekerezo turi kuvuga ku ijambo ryitwa umuriro ubundi akenshi cyane satani yatangiye kumanura umutima w'umuntu atangira kumwereka atangira kuzirura ibintu bimwe na bimwe ni ukuvuga ngo satani uko umuriro uzi ufite ubukana ni nako satani umuntu unkurikiye ku bumwe bw'abera ministries aho amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka niba wararose umuriro waba ari uwo muziko waba ari uwo kumbabura waba ari uwo kuri gaze wabonye umuriro ugenda mu kirere ndagira umenye urageramiwe mu kirundi kugeramirwa icyo ari cyo urasumbirijwe urafashe kabisa urageramiwe kuko umuriro kudatinya urata kutwika abantu twika bakuru umuriro utwika n'ibyuma ariko abantu benshi ntibaramenya ko there is a spiritual behind of it hari umwuka ubiri inyuma wa dayimoni kuba iduka ryashya imodoka yashya inzu yashya hari n'igihe hashya ibyo wikopesheje ugasanga niba ari inzu mu ideni deja ihisishya kandi uzishyura utazanayibamo uwo ni umwuka w'igihombo ejo nabonye ibintu nanjye mbona ni nk'umuriro kandi uwo mutipe nawe yari yarose umuriro hari aka business yari ashatse kugurisha kahita karahomba karamanuka niba kandi yari afitemo amafaranga menshi ariko mbona karahomba none uri kubivuga ngahita ntekereza ibintu byinshi abantu bagiye baca mu gasanga kuko nibyo numva nicyo nashaka kuvuga rwose ndumva nshaka ko tuvuganira ku kintu cy'umuriro hari igihe nsigaye numva nifuza ko turacyari ntiturapfa twazanasobanura n'ikindi gihe nta mpamvu yo kujya mu nzozi nyinshi reka tuganire ku kintu cyitwa umuriro abantu barahomba kandi ikintu dukwiye kumenya ku badukurikiye umwe bw'abera ministries abantu benshi bihenda ko ngo inzozi n'izimiruho mw'abantu mwe nta miruho y'iki ko uvuga ubwira umuntu ubizi agahita nakubwira icyo warose icyo ari cyo n'uburyo gikora naho gikora n'ukuntu gikora no kuvuga ngo iyo dusobanura amagambo avuga ngo umuriro kurota umuriro kwa nyoko bukwe hashya kurota umuriro kwa so bukwe hashya kurota umuriro mu biro by'umukoresha wawe agiye kukwirukana none se ubundi kwirukana bavuga ngo icyo birukanye umuntu mu gifu cyongereza c'est fayas
There is fire and here and here. Nuvuga ngo hariho kwirukana no kwakira. So guha umuntu akazi. Yeah, come on pastor, come on. Ngo kwirukana umuntu babyita fire. Tuvuga ngo fire in the name of Jesus. Niba urukanye shitani nyine nubizi se. ngo am fire banyirukanye. Nuko kohereza mu kwirukana mu kazi. Bajya ngo bavuga ngo ikize. Come on. Ahubwo no gutanga minerval. Ushaka tuvuga igicyongereza se? Fire and higher. Higher byo narinzi yuko ari ukwakira. Noneho gufaringa no kwirukana nyine. Fire. She. Kana kaba kugatera ibidokima n'ibidosi bikagenda wese ntibagutwitse. Nta biryo, nta kazi, nta baragutwitse. Yego. Hari igihe wumva umuntu ukavuga yewe iki kiganiro kirantwitse. None fire. No kuvuga ngo cyo bitani fire and higher. So urumva rero muri iyi minsi tugomba iyo twigize mu twakira. So abadukurikiye kumwe gabera minisitiri musi nibakira imbaraga. So urose umuriro, urose mu kazi kashobuja mu biro byashobuja hari nk'umuriro, menya ngo barakwirukanye n'urota uri mu biro, menya kutakihagumye. Ariko we n'urota nawe ubona hari umuriro uri mu mvi wawe ujya hari. So ngo iki gihe niba ufite fiance wawe mwaganira ukarota umuriro, menya neza ngo urwo bukwe nushaka ubanza ubwitondere kandi umenya aho bushakira, umenya no kuzabugenza. Rero kurota umuriro noneho ni ikintu gikomeye, sinzi aricyo bambazaho kugira ngo bakuri kimwe gabera minisitiri babyumve. Ariko umuriro si ikintu, umuriro si ikindi. Uko umuriro ugira imbaraga mu kwataka, biravuze ngo Satani aguhaguruke afite umujinya, afite ishyari, afite umwuka wo kugusenya, kukurangiza, kukuvanaho, kuko icyumuriro cyatwitse ntigisigara. Iyo umuriro cyatwitse kiragitransforma, biteye isoni n'agahinda kumva ugiye gucuruza amadeni y'abantu, ibintu bikaba birahiye byamara gushya. Suka ari umuriro uzaza ngo twibyo tumuro tuvuga. Ahubwo biravuze ngo hari imbaraga z'ibihombo, iz'uburwayi, izo kuva mu kazi, noneho ku buryo ibyo arimo gukora bihagarara umwanya wa none. Ugasanga rero usubiye inyuma birenze uko mbere wari uri. Niyo mpamvu benshi muhomba uti simbizi impamvu mpomba, ndacuruza, ndagerageza, ndakora. Ushobora kuba utaranawurose, ariko mu kigwi nayo ngusobanurire ko igihe uzanabirotse uzanabibona nicyo bisobanura, nicyo bivuga. Ni ukugutwika, ni ukugukongeza, ni ukuvuna, ni ukwambura imbaraga, ni ukwambura icyerekezo, ni ukukujyana kure, ni ukugusebya, ni ukuguhanantura, kuko ariko bikaza bifite imbaraga n'ubukana birenze uko utekereza kubibona. Bikaza bifite speed idasanzwe, bikaza bifite ubukana byihuta, uhomba byihuse cyane, utandukana n'umugabo byihuse cyane, utandukana n'umugore byihuse cyane, abantu bakwanga byihuse cyane, ubura ubuzima byihuse cyane, upfusha abana byihuse cyane, babakwanga byihuse cyane. Muri make ujya kwakira barangiza ugatakaza. Kubera iki? Umuriro wakuje imbere ntacyo usiga udashenye. Ariko Imana irahari kandi Imana igomba kukugirira neza mu byo ukora byose. Ndacyagusobanurira. No kuvuga ngo rero ikintu cya mbere ngomba kumenya ko nuvuga ngo umwanzi yariyemeje, Satani n'abadayimoni n'abakozi biyemeje icyo bita kwiyemeza. Mushumba yego. Yafashe assignment. Uzi ko iyo prof yaguha assignment ntuyikore baguha 0. Nuvuga ngo yihaye assignment, yihaye umukoro, yihaye homework, yihaye devoir. Baraga nk'izo yajyanye kwa Yobu, abana bakamushiraho bose. So yariyemeje afite yo kugusubiza hasi, no kukuvana mu cyerekezo, no kukurambika, no kukwambura imbaraga, no kukwambura abantu. So nawe rero ugomba gusenga, ukashyiraho imbaraga, ukavuga uti ibi bintu binkurikiranye ndabihagarika mu izina rya Yesu. Ariko kandi ukavuga ngo bisubire kubabizanye, back to sender in the name of Jesus. Hanyuma usenga amasengesho y'iminsi 3 kandi urangiza usoma ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 10 umurongo w'10 n'ibinagukunda urebe Yoweri ibice 25. Usengera muri amavuta. Wowe wibonye icyo kintu, ushobora kuba rero wowe utaranabonye n'umuriro, ariko uyu munsi bikuriwe bisa n'ubundi n'uyu muriro navuze. Uzi ko bita chute libre mu Gifaransa? Chute libre. Ni cyagiye bakora graphique cyo bakazamuka bona harakanwa kamanutse.
ni nkuko wamanura ikibuye kikamanuka ugasanga ubucuruzi bwawe burahurudutse nicyo bita kumanuka nta rutangira shite libre nta rutangira ugahomba nta rutangira ugasonza nta rutangira ukavuga nta rutangira ukabura shiti nta rutangira ugahomba nta rutangira nuvuga ngo nta muntu akuntu wagendeye ku mutumba wowe hawe yagenda ku mutumba jye nawugendeyeho nta mwana utaragendeye ku mutumba bose barabizi uzaraba manuse ku musozi bashyizeho amase cyangwa imvura yaguye ntabwo ishobora guhagarara wahora n'igiti kiragushishimura wahura n'iki kiragufata niko bimera nuko uri ku mutumba urashunguka mpaka nta feri wafata nicyo twita shite libre umuntu agahomba nk'ugendera ku mutumba nuvuga ngo feri ya mbere nuko ugera aho ugomba kugera so rero satani dokela masipo la brade rega ndimo ndabwira abantu Imana ushobora kuba utararose uyu muriro ariko ubuzima bwawe buri muri shite libre nuvuga ngo burahuruduka ubureba neza n'ahandi telefone wifuza no kwandikira message ntayikwandikire kandi warabagiraga ni nka kwa kundi umuntu kuri cana agira abantu 200 akarebwa n'abantu 15 ni shite libre buri nibikomeye neza ukarangira kubera ko ugendera ku mutumba fera yifatiraho agomba kuyifatira hagati ntibishoboka ni kimwe n'impanuka ya moto niki ni lazima hasi ntago moto ihagarara hagati iri muri vitence kandi ikayitina nazima kwanza uzari ihitina nazima n'umunyiko nizima ibi ngira ngo urabyumva cyo twaganira abantu kigano ejo bundi hashize kuwa gatatu turabwira ngo hagati y'umugisha no mvumo nta hagati haba hagati hari no it is a blessings it is a curse so there is nta kintu kiba hagati y'umuvumo n'umugisha so rero nkango iki tuba tuvuze ni ya shite libre y'umuntu mu buzima mu mibereho mu cyerekezo mu bantu rero niba utararose uyu muriro ariko nibura nawe ubuzima uri mureba muntu ndarangura nk'abandi ncuruza nk'abandi sinjyama mbyuka kare ariko kubera ikindi abakunda nibankunda nyine satani yagucanyeho umuriro umeze nk'uyu nguyu wo kugira ngo asiga kurangije akurambitse agushyize hasi ariko ujye usenga muri aya magambo uko imisa duhamagara tugusengera Imana uduhamagara tugusengera pana ko duhamagara dusobanura twakubwiye nyaboneka ni byiza ko muduhamagara ariko ibyiba nabikubwiye jye uhita ubyumva cyane rero bivuze ngo iyo shite libre imaze kubaho bano abantu bisha muri shite libre arafata nanuka kabisa barafata salary yareba ko mundi kujya kuri banki bimariye kuko umushahara ugisohoka ahita bara yabara agasanga nubundi cyagiye kugeraho gitandukanye zibundi yazana ngo amaririki agakuramo inza agakuramo ibyo kurya agasanga kandi nturi bugire bene wanyu babaye bantibivamo noneho kandi ntiwabwira bene wanyu ngo gusinkora ubwo nakubwira mitiweli uteri ntamufite atereka bana waraturiye agize ikigarura twibagirwa kuko nawe ntariho nta buzima nta cyerekezo yarahurudutse aramanuka nta rutangira so nicyo bisobanura umwuka w'iki wo kurota umuriro ushobora kuba utarawurose ariko ubuzima urimo uyu munsi wa none nabwo bugaragaza nkaho ari umurimo ari umuriro urimo cyane umuriro wakwakiye abantu baguhagurukiye se yaguhagurukiye biragusaba ko utanga imbere yabo ukagenda ugaca rwa ruhavu twavuze ugatandukanya ibintu kugira ngo hashye ari kugira wasigaye nkuko marayika yabwiye Yesu yabwiye marayika w'itorero umwe ngo komeza ibisigaye bigiye gupfa hari ibyapfa ko sigaza ibigiye gupfa bikomeza ni byaheshu bice biraho ngaho tuzamuka muri amagambo y'Imana so Imana bampera umugisha Imana bakomeze kwari kuri izo nzozi zitwa umuriro tutubazo mbere yo kufite utubazo nanye mfite tumba kuvuga uyu munsi wa none hari abantu bari muri uwo muriro manwe barahiye bashize cyokere cyabamaze ko nta hari bubona nta hari bujye nta hari buherere nta cyari bukore nta cyari buvuge no kuvuga ngo hari imbaraga mbizi kuzimu zamaze guhagurukira ibintu ngo zigutwike zikurangize ntiwazirose ariko ubuzima urimo gusa n'uwazirose sawa urakoze cyane nashoje mbaze okay murakoze cyane hari umuntu wahita wibaza muri iki kiganiro akavuga ngo mushumba ni iki kintu umuntu umaze kubona uno muriro uri kumutwika hari umuntu wabonye umuriro umutwika abyutse yikangura nta kintu yasigaranye ibintu byose bihomba kamwe ariko nta kintu yarazi uyu munsi wa none kugira niki yakora yaramurate kandi ibintu byarashize intambwe ya mbere yatera kugira ngo agarure hashize mbese nyine niba ari ishyamba ryahiye ryongerera imera niba ari iduka ryahombye ryongerera ihagarare
sinzi niba ubimbaza mu buryo buri bwifatika cyangwa mu buryo bw'umwuka. First of all, mu buryo bwifatika mushobora nuvuga ngo we yarabirose, noneho usi no kubirota ahubwo ubuzima arimo burasa n'ubatwitswe n'uwo muriro. Sicyo ushaka gusobanura. Icya mbere yagize uburangare mu kutaragiza ibintu bye Imana. Nasomye agakuru, sinzi niba ariko sinzi icya mbere cyo warasomye kandi ndakumva. Umubyeyi umwe w'umukristo, abana be bagiye gutembera, umuhungu n'umukobwa. Umuhungu abanyaburayi urabizi nyine baratembera kwa kundi, avuga ati mwana wanjye twara Bibiliya uyifate ishyire mu modoka uze kuyisoma nimugera akanya. Abwira nyina ngo mama ngo yashyira inyuma aho ngaho muri buto. Bana banafite uburenganzira. Harimo tray y'amagi. Bangije imodoka ikora impanuka irashya, ariko igeze hari Bibiliya aho ntihashya babagwamo, barashya na sheri wenyine. Ahari amagi na Bibiliya mu rugezi urahagarara. Twavuze ngo yitware muri buto. Aho utwaye Imana nihirinda. Ubundi Imana ye ntifosinga. Imana ntikubwira ngo ntwara hariya. So aho uhize Imana nihagarara, n'ibyo ubwiye n'ibyo ikora. Nuvuga ngo Imana ngo ngo yishyira mu ngirinda ayo magi ngo ninyihorere. Urumva uburinzi bw'Imana. Icyambere ikosa ryabaye, ntihabayeho kurindisha ibintu byabo Imana. Babirindisha abasekirite, bakabirindisha abazamu, bakabirindisha imbunda ziremereye, ariko ntago barindisha umuryango, urugo, abana, abavandimwe, inshuti. Ntago n'ubucuruzi n'ibyo ukora ntibajye bakunda kubirindisha Imana. So mu ikosa rya mbere byakubayeho ni ingaruka z'uko utarindishije ibyawe Imana, bituma Satani azarabitwara bijugunya na bijyana. Ese umuntu arindisha iby'Imana gute? Ntiwabitangiye icyacumi, ntiwabitangiye amaturo, ntiwabitangiye igitambo, ntiwabisengeye, wumvaga ari imbaraga zawe. Rimwe na rimwe hari ikintu cyawe urugaye tugira, ikintu cy'ubwiyemezi, kumva ngo imodoka yanjye, inzu yanjye, isaha yanjye, telefone yanjye, mbega ukumva nkaho twavuye mu nda z'ababyeyi bacu tubiteruye mu ntoki, wagira ngo twaje tubifite. Kandi twe tukana kintu dufite twumvasa ubusa mu ntoki zacu. Bivuze ngo ibyo wabonye si imbaraga zawe, ahubwo ni imbaraga zisumba byose, ni imbaraga zagushoboje kugira ngo ugere kure harenze. Ntabwo ari wabyishoboje, si nawe uzanabishobora. Aho ugeze si wowe, aho ugeze n'Imana ihakugije. So nta mpamvu nimwe yo kwicara ngo wumve ko ibyo bintu wabigezeho ubwawe. Tuza gato by'imodoka ko ni yawe, ikwanditseho carte jaune ni yawe pe, nawe utangira imisoro, ariko uvuka ntayo ufite mu ntoki. Ibyo ufite birindisha Imana. Amen. Ibyo ufite birindisha Imana. None mushumba, undi muntu ndacyakubwira, undi muntu yejeje ibitoki, yahinze urutoki, wenda muzi ni hari za Gikongoro. Yeze ibitoki, narangiza ati muryamo rwa rutoki, no akaba avuga ati ariko ubundi wa mugani ko mbona abajura bajya banyiba, uhatanga icyacumi. Mu bitoki 10 akuramo yakizanye ku rusengero aho nayobora. Nicyo yazanye, ntibongeye kumwiba. Noneho barangije ibishyimbo byari ku ruhande byose barabisaye barabimara. N'ibirayi barabimwe barabibura. Icyo utangiye icyawe gihagarike mu Imana. Burya mu byo ufite utanzemo, cyane cyane ibyo utunze ubirindishije Imana, kandi Imana irinda neza. Nta musekirite uzaguhembesha, nta muntu uzakwaka ikindi kintu. Iyi Imana irinze nta kintu ipfa kubihagazeho. None se niba ijambo ririho, cyo ko tuzariganaho gutane tubona umwanya, ntimuzi ko ngo hari umuntu wari ise yari umuntu uze yari yarabyaye n'ababyeyi badahuje amasano babiri, ngo amunyuze aramubwira tumva nkubwire ngo amunyuzeho. Ari umuheti undi amunyuze ngo baho, nubwo nyakatagushaririye ntago kuri vata mu kanwa. Baho niryo jambo Imana yavuze ryonyine gusa. Baho y'Imana kandi baho, nubwo basonye ko bakubwira gutakunzira ntibagukura ivata mu kanwa. Uyu mwana avutse batangwa no gukura ivata kuyota muniga, we barisigaho. Umukondo ntibasharirira, ntibamusigira agatenge, ntibamusigira agapamperisi, bajugunya aho ngaho ngo ariko Imana imunyuze. Iravuga ngo nanjye ntabwo ndi bujye mu iduka, nimba ikura mu iduka n'ubundi bizantuma kugura ibindi, reka ngo usigire umuto ukomeye. Baho. Ijambo ryabaho, mu muyaga baho, mu mbeha baho, kamone kuri byo cyane. Bijya ndikazana nido yari gushira Imana ikongera ikagura, ahubwo imusigira ijambo baho. Ubundi ibintu bimukikije byose bishobora no kugera igihe cyo kwera ntibyere. Ariko imusigira, ariko wariho yatembera akajyaho byeze. Oya nabeho gusa niyo atanagenda. Ubu dukeneye baho y'Imana tout simplement. Ambwa ngo baho
umubu wajya kurya ugasanga hariho baho, imbwa yaza guhunahuna ugasanga hariho baho, malariya yatusha hariho baho, ikintu cyose cyatusha baho. Umva ndakubwiza ukuri, noneho n'abarozi batusha baho bagasanga ufite baho yawe bwite. Arangije ngo amaze kusiga nta mwenda musigiye ngo yongera kugaruka, asanga yarapfunduye amabere. Kwanza yari umukobwa. None nta n'umugabo wakoze. Oya, baho y'Imana ngo bakwakira. Baho y'Imana nta muntu wagukoraho. Imana ibyo turindishije Imana hazamo ijambo baho. N'iri jambo cyonzi cyo hari gihe nzariganira nitonze ku ruhimbi, turimo tugana online abantu bakuye materaniro. Cyo twita baho y'Imana iruta baho y'abantu bose bakubwira. Baho y'Imana iruta amafaranga n'amakonti yuzuye amadolari, kuko wagira amadolari urwaye diabete ntuzarye, ntuzanywa amata aryoshye arimo isukari, warwara inyama, warwara na kanseri bakora icyo bakuvuza kandi ufite ibifaranga byakuvuza. Ariko doko sel play baho y'Imana yo ntigombera amafaranga, ntigombera aho uhagaze, ntigombera aho wicaye, kuko hariho baho y'Imana. So nibwira ko iki cyigisho ndibwira ko nunyemerera twazaganira baho y'Imana ni details kabisobanura byose. So rero muri baho y'Imana mukozi w'Imana reka mubaze mushoboka wakwihanga ko yamugeza kwa ngo ngusiga amavuta ngo habagene. Yego ngende kuryoherwa baho y'Imana, muri baho y'Imana mushubuye ikora kuri telefone nkongeje iminota 5 tubwire baho y'Imana n'ibibazo nzongera nzabikubaza ikindi gihe. No kuvuga ngo baho y'Imana yo yavuze ati ninjya mu iduka yego nzahora ngura, yego wamusigira urukingo. Bihuza na wa Musamariya wasanze umuntu wari warakomeretse, yego avuye mu mudugudu wavumye inyuma, baramuciye inyuma n'impande no kwiheno hirya no hino bamukikira abatambyi biki byose. Baba wetu baho y'Imana turacyari ku nzozi baho y'Imana. No kuvuga ngo arangije ngo yari mwava mu mudugudu wavumwe witwa Yeriko. Se waranavuye? Yes, mudugudu wa Yeriko wari waravumwe uvumwe n'umugabo umwe witwa Yosuwa. Awuvumye avuga ko itakwiye kuba kugomba guhora ari amatongo. Ariko hari umugabo wubatse napfusha abana babiri bose, yatwara bisonye mu kiganiro cy'ubushize ndabyibuka. Noneho urumva icyo ashatse kuvuga ahangaha, baramukubita arangije ngo umurebe arahanyura arigendera, umutambyi arahanyura arigendera, umuririmbyi arahanyura arigendera, uhimbaza arahanyura arigendera, wo mwasenganya arahanyura arigendera, bajya bigendera manwe, bajya bagenda pe. Kandi ikintu kibajyana niki? Hari ibintu biri ngiye kukubwira. Mu byago ntuzigera ubura gutabara, kuko hari nuza atabishaka, kuko ni itangazo ryatanzwe. Ariko amakuba uyabanamo n'inshuti, ntago nyumvise kamona. Ndavuze ngo ndavuze ngo ntuzigera ubura abagutabara mu byago. Yego na Caritas zaza, World Vision zaza, World Relief zaza, abantu benshi nako ndashaka n'agatambaro kanjye, ariko ushaka kwihanagura mu maso muzicyuza cyangwa tugiye gusoza. Oya tugiye gusoza n'ubundi iminota 2. No kuvuga ngo na World Relief ziraza, Croix zikaza, kuko ufite iki ibibazo ibyago. None ibyago byago iyo biteye nta udatabara, kuko n'ubundi ashobora kuza kuko n'abandi baje, ashobora no kuza kuko n'abagaragaye ko yahageze. Ariko amakuba manwe, amakuba nta muntu uzi. Manwe amakuba nta muntu uzi. Amakuba n'ay'umuntu n'inshuti y'umwumva hafi. Wigeze ubona hari ubwo ritangaza ngo kanaka bamukanye mu nzu tumwishyurira inzu? Icyo bagupfa ni 15 gusa preve narabayikwiye. Wari wumva wa muntu uri muribwa wenyine atarapfa atari muri koma, uzarore uri kwa muganga agemurirwa nabangahe, iyo apfuye aza kurebwa kuri morgue nabangahe. Ariko ngani musho biterwa n'iki? Nyine nakubwiye mu makuba nta muntu tubona. Amakuba y'ideni bavuga ko uri umwambuzi, amakuba yo kutandukana n'umugabo bavuga yuko n'ubundi nabwo utarushobotse.
icyo twita amakuba ni ibibazo umuntu abanamo nabyo, akicaranamo nabyo, agakorana nabyo, akabura support n'uwo musenganya aragusuzugura. Bavuga ko usuma urusaku usakuza ko ni amakuba ntiwabwira umuntu ngo dararanyishe. Urugero, umuntu muryamanye afite umusonga yakubuza gusinzira, ariko akaba yarara ku buriri hamwe n'intumbi. Dore nicaya se gutanyu yabonye wapfuye. Kandi ndi kubona imiryango imwe n'imwe, abantu bamwe na bamwe ndi kwita ngerayo. Saza kuri zamara tukiganire kubwira icyo bita mu makuba abantu ubona bangaye. Nuvuga ngo dushoje tugiye gusoza kino kiganiro, reka kubwiza ukuri bantu mudukurikiye kumwe gwabera ministries, mukomeza mukora comment, share, like, kandi mukomeze mwiyandikisha, kandi mudukunde ibintu midusayize, muduhamagare, mutuganize, turabanye muri abacu. Reka nkubwire man, nukuri ugiye gafata umuntu wapfuye ukamushyira ku buriri, hararamo bangaye, ni bande barara kuri ubwo buriri? Uretse umugore we cyangwa umugabo nawe ntaharyama, habwo ajya atereka gatebe hafi aho, akajya kutwikurura kenda akareba akarira agaceceka. Ariko noneho waranahari hafi, ariko se ariko urwaye ninde wamenya ryaryo. So rubango mu makuba bwa bibazo bamo utabwira umuntu, nta maboko ubona. Mu makuba ni Kristo wenyine uza akabana nawe akakugirira neza. Mu makuba ni Yesu ubona, ariko mu rupfu rwo mu byago abantu uzababona. So rero wa muntu wa Uganda ashaka gusubiza kuba warose wayihashya barangiza ukahabura, biravuze ngo nta rugo ufite, umurura rushenye, nawe ubwenge byumve neza. Nubango nubwo arimo yihangana ngo biba ku rugo, ariko nta rugo afite, kuko yanabirose agiye kurushaka ararubura. Hasi ubuzi wawe usigaranye ikisi. So Imana ikugire neza rero. Hari ibintu bibiri utabura. Niyo waba wasinze, nta musinzi uyoberwa hataha. Nta n'umuntu uyoberwa umwana we. Reka nkubwire, niyo yabahumirije ari impumya akora ku mwana akavuga ati uyu ni uwanjye. Njye hari akantu kantunguye buriya, nuvuga ngo ntabwo ibyo ntibishoboka. Nese ngo n'indogo bimenya shebuja. Yes. N'imbwa imenya shebuja, kandi imbwa imenya uyikubita ikamenya n'uyigaburira. Ariko we uzi yuko nyir'urugo yatashye ibyo niyo waba utayiragira, nyir'urugo atayiragira, imwubaha nk'uko bene urugo bamwubaha. Wamenye neza meme pusi bitungura tumwe tuvuga hanga, iyo nyir'urugo iyo ineza wagaragaje irakunda, ukabona ko bakubonye mukora. Abantu muri iyi minsi ya none mu makuba tuba twenyine. Uzi uko imbwa yumva amajwi yuyivuga neza n'ibivuga nabi, itamenya se. Mu gitondo boss arabyuka ati mu mpere kanaka, ubwo ni yenda ni yayise uko amazina yayise, ikamenya yuko uwo munsi barayiha, kandi iyo utayihaye ibikwiye, iyo sebuje itaje iramokanye, niko ikora. Kandi iyo haje shebuja ntimoka, ahubwo n'umwigira ikigira ukuntu kiryamika hasi, bitandukanye niko ibonye umwanzi iramoka. Iyo ibonye umwanzi iramoka. Ahubwo njya nibaza ku cy'abantu, ku cy'abantu birirwa babeshya. Ariko se mushumba ngo niki nakora ngo mpagarike imivumo, ngo niki nakora ngo mpagarike iyi myaka ingendaho, ngo niki nakora ngo mpagarike inzozi mbi, ngo narose nibi, ngo niki nakora. Ubundi buriya kuko niba imbwa imenya shebuja, umwana akamenya nyina, ari uruhinja ataramenya kuvuga, undi muntu yamufata akarira, ariko mama we yamufata agaceceka bikagenda neza, yamuha ibere. Ako buriya nta mwana wo nk'utari mama we uko yaba ngana kose. Ariko kuki umuntu atamenya ibimukiza? Ariko babivuga inshuro nyinshi. Narababwiye ikintu cya mbere, akira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe. Imitungo yawe iragize Imana, icyo utahayeho Imana ntukakibaze ngo Mana imeze biti. Icya gatatu ushaka kubwira, ugomba kwiga gutambira ibyawe no kubibira ibye no guhagarara ku byawe, ku bicaniro byawe, ugahamagara bisigiye gusengera Imana igakora ibitangaza. Imana ibamusha mu izina rya Yesu murakoze. Reka mwe ngo shalom shalom. Amavuta y'Imana abe kuri mwebwe, kandi ibyo mwifuza byose kandagira amateka, ubuzima buhinduke, ibyo mwifuza